Kigali Streetball ni igikorwa kiba gikubiyemo amarushanwa atandukanye nko muri basketball, aho barushanwa bacengana, kunaga umupira mu gatebo uri hanze y'ikibuga, 3 point, gusimbuka ugatsinda wabanje gukora mu gatebo aribyo slam dunks, amarushanwa yo kubyina, kurushanwa kuririmba ndetse no gushushanya. Muri Kigali Streetball heruka kuba yabereye kuri stade ntoya y'Amahoro Petit Stade, yagaragayemo impano zitandukanye zari zishe mu rubyiruko rw'u Rwanda. Urugero n'abasore bakiri bato bagiye bigaragaza ko bafite impano mu mukino wa basketball, kuryo uramutse bakurikiranywe bazavamo abakinnyi beza. Harimo n'abandi basore bakiri bato bagiye bagaragaza impano zabo zo gushushanya ku buryo butangaje, aho bashushanyaga buri kintu waguye ukagenda ngo ni ifoto yacyo. Ntabwo ari izo mpano zonyine, kuko hari ababyinnyi bigaragaje ndetse bakagaragaza n'impano zabo zidasanzwe ku buryo bushimishije. Bamwe mu rubyiruko rwitabiye Kigali Streetball bavuga ko ari umwanya mwiza wo kwihera amaso abajene bashoboye, kandi bakavuga ko bifuza ko iki gikorwa cyaba inshuro nyinshi, by'umwihariko abanyeshuri babiri mu biruhuko. Mbere ni ukubyina, cya kabiri ni basket, n'icya gatatu nyine harimo no kuririmba no kwishimisha. Meza barabyina neza, hari n'abatera amaslam danka fresh kabisa, ewana ahubwo ni ukuzamuka vuba. Kuba uru rubyiruko rwifuza ko iki gikorwa cyaba inshuro nyinshi ntabwo byoroshye cyane, kuko abitegura badafite ubushobozi bwo kubikora kenshi, nta baterankunga bafite. Umusore Dan ni umwe mu bagize itsinda rya Aweson Creative Design, ari nabo bateguye Kigali Streetball, avuga ko baramutse babonye abaterankunga bahagije nta cyababuza kubitegura kenshi gashoboka. Agurishije kino gikorwa kugira ngo tubagurutse urubyiruko n'imico n'umukino, mbese cyaguteza imbere cyane nk'urubyiruko, kuko nawe turi urubyiruko, kugira ngo natwe twiteze imbere, duteze imbere n'abandi, tunateze imbere imikino no kwidagadura bisa nk'ibisinziriye mu gihugu. Kigali Streetball heruka ikaba yarahuye n'ikibazo cyo gukora abaterankunga, n'abagerageje kuboneka bakaba baratanze inkunga y'amafaranga atari menshi, uretse ko baruse benshi banze gutera inkunga iki gikorwa. Ku ruhande rw'abateguye Kigali Streetball bakaba bishimira cyane UAE Exchange, kuko nibo bonyine babaje kubaha amafaranga. Ku ruhande rw'ubuyobozi bukuru bw'urubyiruko mu Rwanda butangaza ko igikorwa cyaziye igihe cyane, ko kuri bo babona bituma urubyiruko rutinyuka gushyira ku mugaragaro impano zarwo. Kalisa Edward ni umunyamabanga mukuru muri Minisiteri ya Siporo, avuga ko ashyigikiye Aweson Creative Design yabaje gutegura no gushyira mu bikorwa Kigali Streetball. Akaba yizeza urubyiruko ko bagiye kurebera hamwe ukuntu bakongeramo imbaraga muri Kigali Streetball, byaba na ngombwa bakongeramo n'abandi bantu kugira ngo bizagende neza. Guhunga igikorwa gituma urubyiruko rugabanya ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ingeso mbi z'ubusambanyi. Irinda urubyiruko kujya mu ngeso mbi, bakidagadura bari hamwe, bari mu bikorwa byateguwe bimeze neza bikurikiranwa. Tukaba dusaba rero kugira ngo ni ibikorwa nk'ibi byashoboye gutegurwa, urubyiruko rwinshi rujye ruhagera mu mwanya wo kujya mu ngeso mbi z'ibiyobyabwenge cyangwa n'izindi. Ariko si ubundi ni ngombwa ko amarushanwa ya Kigali Streetball yaba uruvangitiranye rw'amarushanwa. Iki kibazo kukibonera igisubizo ushobora kwifashisha ibindi bikorwa bimeze nk'ibi bibera mu bihugu byateye imbere. Urugero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyinshi zihabera, ariko izwi cyane ni yitwa Boston Streetball. Uretse Boston Streetball hari n'izindi nyinshi zigenda ziba, zikaba zaratumye hari abigaragaza bakagera ku rwego mpuzamahanga. Abazwi nk'aba Farmer Street Ballers harimo witwa Kobe Bryant aka Black Mamba, Allen Iverson bakunze kwita The Answer, harimo kandi witwa Kenny Anderson, undi witwa Walter Bellamy, umusore uzwi ku izina rya The Professor witwa Grayson Boucher, harimo kandi uwitwa Iron Owens bakunze kwita AO. Ntago twakwibagirwa witwa Jack Ryan uzwi ku izina rya Black Jack. Ntago kandi dushaka kwibagiza witwa Vince Carter cyangwa se Vincent Carter. Aba bose Streetball ikaba yarabafashije kuba abakinnyi b'ibyamamare muri NBA, shampiyona ikomeye cyane muri basketball kuri isi ya rurema. Kubera ukuntu Streetball ibishyushye kandi iteye amatsiko, hari ibitangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiyemeje gucishaho iyi mikino mu biganiro byayo bya buri munsi. Urugero naguha ni amateleviziyo akomeye hitwa MTV mu kiganiro cyayo cyitwa Quiz Gola Game, Sports TV mu kiganiro cyabo bise NBA Street, harimo kandi televiziyo yitwa Midway mu kiganiro bise NBA Ballers. Ntabwo twakwibagirwa igice kuri ESPN ya mbere n'iya kabiri cyitwa And One Streetball, cyangwa se no mu kindi kiganiro cyabo bise City Slam. Dukurikije ibi byose byabera muri Amerika no mu Rwanda, habonetse abaterankunga batiringa mu bitugu Aweson Creative Design. Dushobora kubona ibyamamare muri basketball, mu babyinnyi beza ndetse n'abashushanyi bakataraboneka.